ni williamthefuture. Ni buri munsi uba ugomba kwiga kandi ukigira muri motivational story nkubwira buri munsi. Uyu munsi tugiye kwiga irindi somo rihoraho. Igihe kimwe habayeho inshuti eshatu zikuze zari zimaze iminsi zimaze n'igihe ari inshuti kuva mu bihe byazo bya kera. Aha zari zimaze igihe zifitanye ubushuti budasanzwe, zisangira icyo bita kabi na gahiye, ari akeza na kabi, ariko zikaba zari abahanga, bari barabonye ubuzima, barabwihanganiye, babona ibyiza n'ibi byose barabisangiye kandi bakabibana muri ubwo buzima. Ariko biza kugera igihe baza kujya buri muntu wese ajya mu bintu bye arahura. Inshuti eshatu zitandukana gutyo, ariko nubwo zari zaratandukanye icyo gihe, haje kuba igihe zipanga kugira ngo zihure zongere ziganire, kugira ngo buri mwaka zongere zihure zimere neza. Ariko icyazitunguye ni uko icyo gihe byashakaga kugira ngo zibanze zirebe neza koko niba koko zizakomezaga kuvugana nizongera guhura bikongera kumera nka mbere. Ariko iki gihe zongeye guhura byari bitandukanye cyane, dore ko ubushuti bwazo ntabwo bwari bwarahindutse. Ariko igihe baje guhuriraho bwa mbere, baje kubona ko baje gusaza. Imyaka batangiye kwiyumvamo ko yabajyanye. Umwe muri bo, uwa mbere, yarabanje arababwira ati, ubu twese turi hano uyu mwaka turi kwishimana, twongeye turanezerewe ko twongeye guhura nk'inshuti eshatu. Hari haciye imyaka myinshi tudahura. Ese ni gute ubundi twabyemeza neza koko niba umwaka utaha tuzongera kuba turi kumwe nk'inshuti tukaba tunezerewe? Inshuti yabo ya kabiri iraseka cyane, irababwira ati, njye ndatekereza ko birashoboka ko uyu munsi warebye kure, birashoboka ko umwaka utaha washyize ku mwaka wa kure cyane, birashoboka ko icyo gihe tutazagezayo. Icyo gihe ni kera cyane, ntabwo twazagera ku buryo umwaka utaha twazongera guhura. Aravuga ngo uyu munsi ndi muzima, ese wabyizera gute ko ejo byo nabyizera ko naba mari, nkazafungura amaso yanjye nkazabasha kubona undi munsi? Iyo ni inshuti ya kabiri. Inshuti ya gatatu nayo irababwira ati, n'icyo gihe mwarebye nanone ni kure cyane. Yarimo itekereza cyane yitonze. Irababwira ati, n'ejo uko bireba uyu munsi, inshuti zanjye, nicaye hano ndi kumwe namwe. Ntabwo mbyizeye neza ko niba n'uyu mwuka muhumetse niba atari we wanje wa nyuma. Ni inshuti ya gatatu. Ese ninde ushoboye kuba yabasha kuba yavuga ko yabasha guhumeka undi mwuka? Yabyizezwa n'iki ko n'uyu mwuka uyu munsi mfite hano ntabasha kubyizera neza kuko niba uyu mwuka nzagumana? Bivuze ngo niba ubona ubuzima mu buzima bwawe ni ibintu bidasanzwe. Iyi yari inkuru ntoya ariko ifite isomo ridasanzwe. Umva isomo ririmo. Uwa mbere muri izi nshuti eshatu z'abasaza, we yapimaga ubuzima akabupima mu myaka. Ibi nibyo abantu benshi muri isi bakunda gukora, bakunda gupima ubuzima mu myaka, bakumva ko ndetse bagifite igihe. Batekereza ko imyaka myinshi tumaze kubaho ni myinshi koko, ndetse binashoboka ko dufite imyaka myinshi iri imbere hazaza dushobe kuzabaho. Ariko kuri kwa nyako guhari ni uko bishoboka ko nta myaka myinshi iri imbere, ndetse binashoboka ko nta n'umwaka uri imbere, cyangwa se igihe twaba dufite kiri imbere kikaba kiri gito ugereranije igihe tuba twarabayeho cyose. Ubuzima ntabwo wabubara mu myaka cyangwa se ububare mu minsi, kuko igihe gishoboye kuba cyagucika mu gihe kingana n'itsiyerisi, mu gihe utabasha kuba wanagena mu gihe. Bivuze ngo ntabwo twabasha kumenya iminota dusigaranye n'amasegonda dufite kuba twaguma kuri iyi si. Bivuze ngo ku bantu b'ingenzi kuri mu buzima bwawe, bari bo wishimira uyu munsi, uba uri kumwe nabo, ufata igihe ubane nabo, kuko ntubyizeye neza niba ejo cyangwa se umwaka utaha uzaba uhari.
fata inshuti zawe uziha agaciro hakiri kare, n'abo bantu ukunda bari iruhande rwawe ubashimire ku bushuti bwabo, ndetse utangire wishimane nabo ubashimire ku Mana, kuko igihe ari igihe tubayeho, ari n'iki gihe dusigaje, nta n'umwe uba wizeye icyo gihe neza neza dushoboye kuba twamara kuri iyi si. Iyo ryari ryo somo ry'umunsi, ntucikwe n'utundi tuzatuza buri munsi. Ni William the Future, buri munsi mbazanira ibintu byongera iminsi yo kubaho. Ndabakunda cyane. Ni William the Future. Uyu munsi ni inkuru y'uyu munsi ngiye kukugezaho uyu munsi, ndetse utigeze ubona. Habayeho igihe kimwe, habaho umusaza wari umunyabwenge. Abantu bakunda kumusura, bagakunda kuza kumureba buri munsi, bamugisha inama y'icyo bakora nyuma y'ibibazo byinshi bahoraga bagira buri munsi bitajyaga bihinduka, bikaba byinshi, bikabaremerera. Bakaza kumubwira, uyu musaza ni umunyabwenge, nadukemura ibibazo. Yari umusaza w'umuhanga, ariko ababo bahoranaga ikibazo kimwe, buri munsi bakaza bamubwira cya kibazo kimwe. Umusaza arabicaza, arabaganiza. Umunsi umwe ababwira inkuru isekeje. Ayibabwiye bose baratwenga, baraseka bikomeye cyane, ariko nyuma y'iminota mikeya umusaza arongera ababwira ya nkuru neza isekeje, ayisubiramo. Kuri iyi nshuro habashe guseka bake. Umusaza nanone arongera inshuro ya gatatu, yongera basubiramo ya nkuru yari yababwiye mbere isekeje, ya yindi imwe n'ubundi isa nk'iyo yababwiye inshuro ya kabiri. Yongera isubiramo inshuro ya gatatu. Iyi nshuro ya gatatu nta n'umwe kuri iyi nshuro wigeze yongera guseka. Baracecetse bose baratuza. Umusaza araseka, arababwira ati, murabona ko ntabwo mwabasha guseka uru rwenya rwanjye inshuro indi ikurikiranye. Ntabwo mwakomeza kuziseka ngo mukomeze kuziseka, kuko urwenya ruracyari rumwe. Arababwira ati, ese kubera iki buri munsi muhora muririra ibibazo bimwe mugakomeza kubiririra buri munsi, mubiririra mwongera musubiramo? Isomo ryito wakura muri inkuru ntoya, nubwo ari inkuru ntoya, bivuze ngo ntabwo ukwiye guhora buri munsi uhangayikiye ibibazo byawe bihora byisubiramo. Akenshi nanone guhangayika ntabwo bizakuraho ibibazo wari usanzwe ufite, ahubwo bizangiza umwanya wawe n'imbaraga wowe muri wowe usanganywe, bituma utagira amahoro muri wowe. Ibibazo byawe niba ushaka kubikemura, uzabigire nk'urwenya. Icyo gihe bizagufasha ko uko inshuro nyinshi uzakomeza kubyumva muri wowe, uzaba wabifashe nka rwa rwenya, ku buryo bitazongera muri make kugutesha umutwe. Uzaba warabihaze, warabimenyereye. Birashoboka ko ikindi gihe utazongera kwifuza kongera kumva ibyo bibazo byawe byaguteshaga umutwe. Ari byo bizatuma ufata umwanzuro wo kubikemura mu buryo bwiza, udahubutse. Mu by'ukuri gerageza gukemura ibibazo byawe utigeze uhangayika cyangwa ngo wangize igihe cyawe. Ubuzima bwawe bworoshye, nawe ubwawe wiyorohereze utinanije. Ni inkuru z'ubwenge mbagezeho za buri munsi. Uba ugomba kwiga, nicyo cyanzanye. Ni William the Future.